ngo umutambyi Eli ngamubonye ngo amubona mu isura y'ubusinzi, ngamubona mu isura y'uko yasinze, ngo yanyweye iza yose. Ntamuza ngo ariko mada, ubu nta n'isoni uratinyutse aho gusindira iwawe mu rugo, ubupagani n'ubwo wabugira iwawe mu rugo, uratinyutse ubuzanye no mu nzu y'Imana ubuzanye hano. Nshuti yanjye unyumva, hari igihe abantu bakwita amazina utarabigizemo uruhare, hari igihe abantu bagufata mu yindi sura utarabigizemo uruhare, hari igihe abantu bagufata uko utari, ariko humura wowe icyo uri cyo Imana irakizi. Reka nsubiremo, uwo uri we Imana irawuzi, uwo uri we Imana iragusobanukiye kuruta uko abantu batagusobanukirwa. Eli ntiyasobanukirwa Hana neza, kubera iki? Yari umuntu ntabwo yabasha gusobanukirwa undi, ariko Imana tubana na Imana dukorera, Imana twamenye, Imana twakurikiye, Imana iradusobanukirwa, iratuzi neza 100%, ntijya yitiranya amazina. Okay, Yesu ashimwe cyane, ndabasuhuje mwese, yaba ari mu Rwanda n'abari hanze. Iyo ni wa mwanya n'ubundi w'ijambo ry'Imana dukunze kubanamo. Imana ibaha umugisha. Amazina yanjye nitwa Muhodari Vedaste. Ndabasuhuje cyane, ndabakunda, kandi kwibutsa kugira ngo uze gukora subscribe, like na comment nk'uko usanzwe ubikora. Wabikoze turamusabiye umugisha, kandi Imana iguha umugisha. Wabikoze nawe utarabikora ubikore, kugira ngo turusheho kubana mu buryo bworoshye cyane. Ujye uhita ubona notification, cyangwa se ujye uhita ubona inyigisho igezeho ako kanya, kugira ngo dusangire. Ndetse ukeneye kutuvugisha, hari nimero iri aho hasi ya video, watuvugisha ukaduhamagara, cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp cyangwa se Facebook na Instagram. Imana iduhane umugisha, kandi Imana itugire neza. Hanyuma reka nihute cyane kugira ngo tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana. N'ubundi twabateguriye uyu munsi, tugize umugisha kugira ngo tugaruke kuri kamera. Ni ubuntu bw'Imana. Imana iduhaye amahirwe kugira ngo tuyabyaze umusaruro, ngewe nawe dufashanye, ngewe nawe twungurane ibitekerezo, ngewe nawe dusangire ubutumwa bwiza n'ijambo ry'Imana, ngewe nawe kugira ngo tubane muri uyu mwanya, kugira ngo ubugingo bwacu burusheho kugenda bwunguka, buhembuka, bwaguka, imitima yacu irusheho kubona ihumure n'imbaraga ziturutse mu ijambo. Imana iduhane umugisha, kandi Imana itugire neza. Urakoze cyane. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye kuduhaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi dusabiye umugisha abari hirya no hino, abari mu Rwanda no hanze, diaspora bari hanze hirya no hino, twese bagiye kubana umwanya w'ijambo ry'Imana. Reka tugabane umugisha, haba umwigisha n'uwigishwa, bose bagabana umugisha nk'uko Bibiliya bivuga. Urakoze kugize neza, mu izina rya Yesu, amen. Reka twifashishe igitabo cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli. Ntavuga ngo Samweli wa mbere, kuko habayeho Samweli umwe, niwe Bibiliya itubwira cyane amateka ye, ahubwo ni igitabo cya mbere cya Samweli. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice ni icya mbere, hanyuma turasoma n'umurongo wa 17. Nuza kubona umwanya guhera ku murongo wa mbere ukasoma ugakomeza, ariko reka nsoma umurongo wa 17. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice ni icya mbere, umurongo ni uwa 17. Havuze ngo iki? Maze Eli aramusubiza ati, genda amahoro, Imana ya Isiraheli iguhe ibyo wayisabye. Reka nsubiremo. Maze Eli aramusubiza ati, genda amahoro, Imana ya Isiraheli iguhe ibyo wayisabye. Wakire neza ijambo ry'Imana, kandi Imana iduhane umugisha, Imana itugire neza. Muvandimwe mwene data, iri ni ijambo nkuzaniye uyu munsi. Ni intego y'ijambo rivuga ngo Imana yiteguye kuguha ibyo wayisabye, cyangwa se Imana ije kuguha ibyo wayisabye. Imana ikuzaniye ibyo wayisabye. Wowe wabanye n'Imana neza, wowe wagendanye n'Imana neza, wowe wirinze icyaha n'igisa n'ikibi, wowe wagendeye mu murongo Imana ishaka, wowe wakoze ibyo gukiranuka, wowe wemeye kwambara isoni kubera impamvu z'umusaraba, wowe wemeye gutukwa ariko ugatukwa uhorerwa Kristo, wowe wemeye kwihanganira ibigeragezo n'amakuba, wowe warwanye intambara nziza. Imana ikuntumyeho, irantumye ngo nkubwire ngo Imana ije kuguha ibyo wayisabye. Imana ikuzaniye
ibyo wayisabye. Imana igushyize mu biganza ibyo wayisabye. Imana insubije umutima wawe umaze iminsi uhangayitse ibyo wayisabye. Imana yujuje umunezero wari warabuze. Imana iguhaye amahoro wari warabuze udasinzira. Imana iguhaye ibyo wifuzaga. Imana iguhaye ibyangombwa wari warabuze. Imana yujuje umutima wawe umunezero. Imana igushyize ibifatika mu biganza kuko hari ibyaguciye mu biganza byinshi. Intego y'ijambo Imana impaye, ubutumwa Imana impaye ngo nkuzanire, Imana iguhaye ibyo wayisabye. Imana iguhaye ibyo wayishyize imbere. Imana isubije ibyo wagiye uyibwira, yumvishe gusenga kwawe. Imana iduhana umugisha kandi Imana ishimwe. Hanyuma reka tuganire kuri iri jambo ry'Imana. Uyu ni umuntu witwa Elukani. Ni umuntu witwa Elukani. Uyu ni umuntu witwa Elukani. Elukani yari muntu ki? Uyu mugabo yari afite abadamu babiri. Umwe yitwaga Penina, undi yitwaga Hana. Ngo hanyuma yajyaga ajya gutamba ibitambo i Shilo, akajya gutamba y'ibitambo nk'uko yajyaga bigenza, cyangwa se byari mu muhango wo gutamba ibitambo kugira ngo banezeze Imana. Yajyaga ahora agishira gutamba ibitambo. Ngo nubwo yari afite abadamu babiri bombi, aba badamu babiri umwe yari afite ikigeragezo, undi ariko ntacyo yari afite. Bari batandukanye. Umwe yari afite umusaraba yikoreye ariko undi atikoreye. Impamvu ya mbere, umwe yaragize umugisha, Imana izibura inda ibyara. Hanyuma ngo agira umugisha w'urubyaro, cyangwa se agira umugisha w'umwana uturuka ku Uwiteka w'abana nk'uko Bibiliya bivuga. Hanyuma Hana we yari yaragize igishako cyo kutabyara, agira igishako cyo kubura umwana. Reka mbabwire, ibigeragezo bibaho byinshi bitandukanye, ariko igeragezo cyo kubura umwana kirakomeye, ntabwo cyoroshye. Icyambere, si umuntu wese upfa kukihanganira, kereka wa muntu wabanye n'Imana neza, cyangwa se ufite isezerano n'Imana ko Imana izamuha urubyaro. Kuko ni ikigeragezo gisenya ingo z'abantu benshi, ni ikigeragezo gitandukanya abantu bagatandukana, ni ikigeragezo gisenya imiryango kandi yarahuye bakora ubukwe, imihango yarabaye yaragenze neza, batanga inkwererano bishimye babyina. Ariko iyo hajemo kubura umwana, kuko icyambere bakwita ko waciye umuryango, uba waciye umuryango, nta muryango uba uzagukomokaho. Keraho bajyaga babikora, ariko bagafata umuntu upfuye atabyaye, cyangwa se upfuye atabyaye bakamwita irindi zina ribi. Rero uba uciye umuryango, cyangwa se nta muryango uba uzagukomoka. Unapfuye ntawe bakwibukiraho. Hari igihe umuntu apfa, ariko yapfa bakajya bavuga ngo uriya mwana n'uwa runaka, uriya mwana n'uwa runaka. Kubera iki? Yasize umuryango, yasize urwibutso. Rero nta rwibutso Hana yari afite ku bantu, ariko yari arufite ku Mana. Reka nsubiremo iri jambo. Nta rwibutso Hana yari afite ku bantu, ariko imbere y'Imana yari afite urwibutso, yari afite icyo yibutsa Imana. Imana ishimwe. Nta kintu abantu bibukiragaho Hana, ariko Imana yari ifite ibyo imwibukiraho. Haleluya, Imana ishimwe. Reka subiremo, nta rwibutso abantu bagombaga kwibukiraho kuri Hana, ariko Imana yari ifite ibyo imwibukiraho. Imana ishimwe. Ntabwo Hana yari afite urwibutso ajyana imbere y'abantu, ariko imbere y'Imana yari afite urwibutso ajyana imbere y'Imana, Imana ikaba yamwibuka. Haranira gushaka urwibutso imbere y'Imana rwatuma Imana ikora ikidasanzwe. Haranira gushaka urwibutso imbere y'Imana byatera Imana umutima w'imbabazi wo kongera kubana nawe bundi bushya. Imana itugire neza. Rero nta rwibutso yari afite. Ariko Penina mu ruhande rw'abantu yari afite urwibutso, ariko mu ruhande rw'Imana ashobora kuba nta n'urwibutso yari afite. Ariko nagira ngo nkwingingire imbere y'Imana, nawe unyumva uri hirya no hino, shaka urwibutso imbere y'Imana kuruta gushaka urwibutso imbere y'abantu. Shaka icyo wakwibutsa Imana ugeze mu bikomeye kuruta uko washaka urwibutso imbere y'abantu, kuko abantu baribagirwa, ibyo abantu birangiriraho, ariko iby'Imana birakomeza. Reka nsubiremo, iby'abantu birangirira hano, ariko iby'Imana byo birakomeza, ntibigarukira, ahubwo birakomeza. Imana irakomeza ikabizirikana. Imana itugire neza. Hanyuma ngo Hana ngo yasenze amasengesho y'uburyo bwinshi butandukanye. Icyambere, yasengeye mu butayu abona ntibivamo, asengera mu cyumba iranavuga, birashoboka ko yavuze birantaga ibitugaragariza, ariko abona ntibibaye, arananirwa, ariko ntiyacika intege. Yongeramo izindi imbaraga, akomeza gushaka mu maso h'Imana, akomeza kuba imbere y'Imana. Kubera iki?
ngira ngo yafashe umwanzuro uvuga ngo aho kugira ngo nzagwe imbere y'abantu, nzagwa imbere y'Imana. Nubwo imbere y'Imana nta muntu uhagwira, nta muntu uhapfira. Ngira ngo yafashe intego ivuga ngo aho kugira ngo nzisunga abantu, nzisunga amaboko y'Uwiteka. Haleluya. Imani wihelazo be wirifonestaya. Imani wihevoza lazo wedra. Imani himbazwe. Yafashe umwanzuro uvuga ngo ngaho kugira ngo nzisunga amaboko y'abantu, nzisunga y'Imana. Aho kugira ngo abantu bazanyumvira ubusa, nzabwira Imana yanjye yonyine. Aho kugira ngo abantu bazanyuzemo ijisho, nzabareka, nzabirengagiza, mbane n'Imana yanjye namenye kuva kera. Bavandimwe, ntimutekereze ko hano impamvu yikomeje kuwiteka ntabwo yarabitoraguye uwo mwanya, ntabwo ari imyanzuro yafashe uwo mwanya, ni umwanzuro yafashe kuva yakizwa yamenya Yesu nk'umwami n'umukiza. Abana n'Imana yari azi uko ivuga, yari azi uko ikora, yari azi ibyo agomba kwirinda, yari azi ibyo agomba kuzirura, yari azi ibyo agomba kwitwararika, yari azi ibyo agomba gukora, yari azi ibyo atagomba gukora, yari azi inzira agomba kugenderamo, yari azi n'inzira atagomba kugenderamo, yari azi uburyo agomba kubana n'Imana, yari azi iby'Imana ishimwa, yari azi ibinezeza, yari azi ibikora ku mutima w'Imana ikaba yagaba cyangwa se ikaba yatanga n'iki itaramukanye uwo mwanya. Yari azi ingingo zose, yari azi iby'Imana ishaka n'ibyo ikeneye. Nagira ngo ngusabe amahirwe wagize cyangwa se umugisha wagize wo kumenyana n'Imana, ukomeze, ntuzarekure Imana, wowe wayifashe ntuzayirekure, uyikomeze, uyikomezeho. Baguseka ikomeza ku Mana, bakumwaza ikomeza ku Mana, bakuvuga ikomeza ku Mana, bagutuka wowe wikomeze ku Mana, bakwanze wikomeze ku Mana, bakwirukanye mu rugo wikomeze ku Mana, urugo rwagoranye byagoranye wikomeze ku Mana, mu buzima bwa buri munsi bukugoye ikomeze ku Mana, kuko nta handi hari amakiriro, ni ku Mana yonyine. Nta handi hari ubundi buryo, ni ku Mana yonyine. Imana iduhana umugisha ngo Hana kugeza ku rwego ngo iyo bageraga ku meza ngo bagiye kurya, ngo Hana wo kugira ngo akore mu biryo, niko birayambwiye ngo amarayika agamutanga imbere agahita agwa ku meza, ngo kugeza naho umugabo we cyangwa se Elukani yamubwiye ngo ariko madamu wanjye nkunda cyangwa sheri wanjye shushu nkunda Hana, ese ntabwo nkurutira abana 10 cyangwa abana benshi? Ariko ibyo nta kintu byari gukora, yarakeneye igitangaza gifatika, yarakeneye gukora kw'Imana, ngo amarira yamutangaga ku meza. Mu yandi magambo, mbese ibiryo bye byaramarira, agahinda niko yiseguraga, yiyorosaga amaganya, yiyorosaga umubabaro, niwe yiseguraga. Ibiryo bye byabo ku meza ngo byaramara, niko birabivugaga. Ariko mbibutse ko Imana yacu niyihanagura amarira umuntu yose yarize. Imana niyo yaguhanagura amarira warize agahanagurika, ariko umuntu we ntiyayaguhanagura. Niwe wabwira, niwe watakira, niwe waganyira, ntacyo yakumarira. Ariko isunga amaboko y'Imana, isunga ukuboko kwiza kw'Imana, isunge Imana Data. Egera Imana, yabasha kuguhanagura amarira yose warize. Imana itugire neza. Ngo kugeza ku rwego ngo bagiye gutamba ibitambishiro, ngo yabaye nk'ubacika Hana, ngo yegera imbere y'Imana, ngo yegera bugufi bw'Imana, ngo yabaye nk'ubacika cyangwa se yabaye nk'ubacika arabirengagiza. Hanyuma ngo yegera, mbese ajya kwinginga Imana, ajya gusenga Imana, ahindura ubundi buryo bwo gusenga. Uburyo bwose akoreshe niba bwaranze bwo gusenga, shaka ubundi buryo. Niba ubwo mu cyumba butarakunze, shaka ubwo mu mazi. Niba ubwo mu mazi butarakunze, sengana amarira. Mbese shaka uburyo bwose bwo gusenga bwatuma Imana ikumva. Uburyo bumwe niyo bwanze n'ubundi burakunda, bujya bwemera. Hana akoresha uburyo bwo kugira ngo yegere mu nzu y'Imana, asenge Imana, yegere abane nayo. Ngo hanyuma mu gihe ngo yari mu nzu y'Imana, ngo hanyuma ngo mutambyi ngo yari bugufi bwaho ngaho y'urusengero, ngo hanyuma abona ngo umudamu ngo ntari gusohora ijwi, ngo ari gukoresha iminwa inyeganyega, gakajya aca amarenga, aca mu marenga atunga mu kirere, ati wa Mana we, aturabona hano mu nda, turabona hari akantu kazamo, gakongera agaca amarenga akerekeza ku ibere, urabona nkeneye konsa. Ngo ayo marenga arimo ayaca, ngo umutambyi ngo amubonye, ngo amubona mu isura y'ubusinzi, ngamubona mu isura y'uko yasinze, ngo yanyweye iza yose. Ntamuza ngo ariko mada, ubu nta n'isoni uratinyutse aho gusindira iwawe mu rugo, ubupagani n'ubwo wabugira iwawe mu rugo, uratinyutse ubuzanye no mu nzu y'Imana, ubuzanye hano.
nshuti yanjye unyumva, hari igihe abantu bakwita amazina utarabigizemo uruhare, hari igihe abantu bagufata mu yindi sura utarabigizemo uruhare, hari igihe abantu bagufata uko utari, ariko humura wowe icyo uri cyo Imana irakizi. Reka nsubiremo, uwo uri we Imana irazi uwo uri we, Imana iragusobanukiye kuruta uko abantu batagusobanukirwa. Eri ntiyasobanukirwa Hana neza, kubera iki? Yari umuntu ntabwo yabasha gusobanukirwa undi, ariko Imana tubana na Imana dukorera, Imana twamenye, Imana twakurikiye, Imana iradusobanukirwa, iratuzi neza 100%, ntijya yitiranya amazina. Ngo hanyuma aramubwira ngo gabanya isindwe ryawe. Ngo umudamu asubiza n'umubabaro mwinshi cyane, amusubiza amagambo akomeye, arababwira ngo Eri ntabwo nasinze, ahubwo nasanze gusuka amaganya imbere ya famiye batari bunyumve, nasanze gusuka amaganya imbere y'abo twasenganye batari bunyumve, nasanze gusuka amaganya imbere y'abo twiganye batari bugire icyo bamfasha, nasanze ibyo ndi guhura nabyo n'ibyanjye ku giti cyanjye ntabwo tubisangiye n'abandi, nasanze igishako mfite nta wundi tugisangiye, ahubwo ubwo ni Hana ndimo mvuga arimo asubiza Eri. Nasanze gusuka amaganya imbere y'abakomeye, nabo bashobora kunyumvira ubusa ntibandebe. Nasanze gusukira amaganya imbere y'ababyeyi bambyaye, nabo nta kintu bakora kuko ibi ni ibyanjye ku giti cyanjye. Nasanze kubwira abantu ntabwo banyumva, ariko mpisemo gusuka amaganya imbere y'Imana yanjye, mpisemo gusuka umubabaro wanjye imbere y'Imana, kuko ari izi mibabaro y'abantu, ari irondora imitima ikayimenya. Niyo mpamvu nkoresheje amaganya cyangwa se nkoresheje amarenga, mbwira Imana umubabaro wanjye unyuzuye, kugira ngo Imana ndebe ko yangirira ihirwe, yangirira imbabazi, ikangira neza, ikanteturura, nanjye ikaba yagira uko ibigenza. Aramubwira ngo bene data, reka mbabwire nanone ntararenga ahangaha, hari igihe umuntu agira igishako cye ku giti cye, atabwira umutware, atabwira abana, umugabo atabwira umudamu we bashakanye kandi babana bararana. Hari igihe umugabo agira igishako atabwira umudamu we, umudamu atabwira umugabo. Hari igihe abana tugira ibishakwe tutabwira ababyeyi bacu, ariko nagiye mbabwire ngo Imana irondora imitima ikayimenya. Nimuhumure, Imana yacu irahari kandi naho yagiye, Imana itugire neza. Ngo hanyuma Eri ngarabyumva, niko guhita amusubiza ku ijambo twasomye, aramubwira ngo genda Hana, Imana iguha ibyo wayisabye, igendera amahoro, Imana iguha ibyo wayisabye. Tunejejwe n'Imana ko Imana ari yonyine igituma tugenda amahoro, abantu ntabwo batuma tugenda amahoro kuko hari n'igihe Imana ituvugaho ibyiza turi kumwe n'abantu bakaba mbere babashaka kubirwanya. Hari igihe Imana itubwira ibyiza izadukorera, abaturwanya bagaturuka mu bo twasenganye, ariko Imana yonyine ivuga ngo igendera amahoro, niyo yonyine iduhesha kugenda amahoro. Niyo twumvisha ikivuganye n'imitima yacu, haba mu buhanuzi, mu ijambo, cyangwa se mu ijwi, cyangwa mu nzozi, cyangwa mu iyerekwa, Imana niyo iduha kugenda amahoro, ikarinda n'icyo yavuganye natwe. Rero Imana itugire neza. Aramubwira ngo igendere amahoro, Imana iguhe ibyo wayisabye, kuko wageze imbere y'aho badapfira batagwira, igendera amahoro. Ngo iryo joro ntabwo byatinze, yari yasamye, asama inda. Ariko ikintu gitangaje, ngo yari yarabwiye Imana ahiga umuhigo, abwira Imana ngo Mana numpereza umwana nzamujyana mu nzu yawe, nzamugutura ajya gukorera. Bavandimwe, reka mbibutse, niba hari ikintu abantu benshi tuzira, nuko dusaba tugasaba nabi. Kubera iki? Dushyiramo amarangamutima atari ngombwa kandi atari meza kandi mabi. Umuntu agasaba ngo Mana umpe ibi ngibi kugira ngo nemeze runaka, nemeze abantu. Ibyo ntabwo Imana yabiguha. Umuntu agasaba ngo Mana umpe nk'ibya runaka, ntabwo ibyo Imana yabiguha. Umuntu agasaba ngo Mana umereze nk'ibyo wagire runaka, oya, Imana yaguha ibyawe n'undi yamuha ibye, kuko Imana ntabwo bijya biyishirana, ahubwo Imana ihora yuzuye kandi ntabwo muri stoke, ntabwo Imana ideduwana, ntabwo Imana bisaba kugira ngo itumize hanze ibyo iguha, oya, irabifite n'uyu munsi yabiguha. Ntabwo Imana bisaba kugira ngo irinde kujyaho ijya gusaba inkunga, oya, irihagije ubwayo. Rero arabwira Imana ngo Mana umwana uzama nzamugutura ajya gukorera. Ibanga rikomeye mu gusaba, mu byifuzo ujye ugira, jya ushyiramo uruhare rw'Imana. Reka nsubiremo, mu bintu byose ujye usaba Imana, jya ushyiramo inyungu z'Imana, ugaragaze Imana inyungu ifitemo. Reka mbaho urugero, nusaba Imana inzu Imana itaraha inzu, jya ubwira Imana ngo Mana umpereze inzu, ariko hazaba harimo n'icyumba cy'amasengesho. N'urugero, hazaba harimo icyumba cyo kwakira imfubyi n'abapfakazi,
inzu mpaye nzatunga abababaye. Jya ubwira Imana ngo mu biryo ugiye kumpa ndi kugusaba nzagaburira abatishoboye. Garagaza inyungu y'Imana, ugaragaze n'uruhare rw'Imana. Ibi ntabwo Imana izabyirengagiza, Imana izagusubiza ibyo wayisabye. Imana ishimwe, haleluya, Imana ihimbaza. Imana izagusubiza ibyo wayisabye. Hanyuma reka dusenge Imana kubwira ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha, urakoze cyane. Imana turagushimiye, tunejejwe nuko abakubashye, yabo turi kumwe, yaba banyumva n'abandi bazanyumva, hari icyo ukoze ubahaye. Buri muntu wese wubashye Imana umwemereye kumuha icyo yagusabye, icyo yakwatse nicyo umuhaye, ndetse ushobora no gukora ibirenze ibyo yagusabye, ariko ibyo twagusabye nibyo uduhaye. Tunejejwe nuko rero ubanye natwe muri iri jambo ry'ihumure, imitima yacu ikaba iguwe neza ifashijwe. Komeza kubana natwe, komeze kutugira abadasanzwe mu maso yawe, kutugira abadasanzwe imbere y'abantu, kuko imitima yacu yifuza gukomeza kugukorera no kubana nawe. Urakoze kumvishe gusenga imitima yacu ikaba ibonye ihumure ikomeye, ikaba ihumurijwe, ikaba ihumure ribonetse mu mitima yacu, mu biganza byacu, twakiriye ishimwe ridasanzwe riturutse kuri wowe, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane.